Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Turagushimiye Mana yacu nziza, dushyize izina ryawe hejuru muri iki gitondo, tuguhimbarije kuri mwiza ibihe byose. Ushyirwe hejuru, ushyirwe hejuru, ushyirwe hejuru, ushyirwe hejuru. Uri umwami wacu, turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo, kuko utugiriye ubuntu n'ibambe byo kongera kuramuka, twongera kubona uyu munsi. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ngaho ganza imitima yacu, uture muri twebwe, wime muri twe, uganze ubuzima bwacu. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Muraho muraho. Yesu ashimwe cyane. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Muri amahoro, mumeze neza, muratekanye, muguwe neza. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe, ihimbazwe. Ndabasuhuje aho muri hose hatandukanye, abari mu Rwanda, abari Burundi, abari muri Kenya, abari Tanzania, abari muri Amerika, abari muri Aziya, abari Burayi. Mwese hobe mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha cyane ko mwongeye nanone kugaruka. Uyu munsi rero naje nanone buri munsi mba mbakumbuye, bucya numva nabakumbuye. Byatangiye mvuga ngo kuvuga ni gake, ariko ubu noneho nsigaye numva mfite ibintu byo kuvuga byinshi bidashira. Mu gitondo nkumva navuga noneho si amagambo, ni igitangaza. Ariko Imana ishimwe cyane, urukundo mwanyeretse nirwo rwabinteye, mwarakoze cyane. Uyu munsi rero ndaje nihuta, ntari butinde, ariko hari ibintu byamfashije numva nshaka kubasangiza. Ibyo bintu ni ibiki? Nje kubasangiza gushima Imana. Muri make nje gushima Imana, no kubigisha, no kubatoza, no kubibira akabanga kari mu gushima Imana. Mu by'ukuri Imana niyo gushimwa. Hari ukuntu muri ubu buzima tubayemo bwa buri munsi umuntu ahura n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye bimugora, kubera ko isi niko iteye. Noneho umwanya wahaye Imana akaba umwanya wo kuririra Imana amaganya n'ibibazo n'intambara zamugose, akaba ari byo bintu atura Imana, akibagirwa ko tugomba no gushima Imana. Hari igihe ushobora kwibaza ese ndashima Imana ko niki cyabaye? Uzi yuko waramutse? Hari abataramutse. Shima Imana, nicyo kintu tuje kurebera hamwe uyu munsi. Njye ndi kumva mfite amashimwe, nicyo kinzanye. Mfite amashimwe. Imana yakoze imirimo, yakoze ibitangaza, yakoze ibikomeye ku buzima bwacu, bwanjye n'ubwanyu. Hari ijambo riri muri Bibiliya, katurisome. Gusoma ijambo ry'Imana si byiza? Ni byiza cyane, ni n'umuco mwiza. Imana ijya ibidushoboza umunsi ku munsi, kuko niho tuganirira n'Imana. Ni Zaburi y'118. Turasoma umurongo wa mbere wonyine, dusoma umurongo umwe, ariko ufata akanya, uze gushaka akanya usome igice cyose kirangize. Ntacyo bitwaye gusoma ijambo ry'Imana n'ubuzima. Kadusoma umurongo umwe. 118 Zaburi haravuga ngo nimushime Uwiteka yuko ari mwiza, kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Haleluya, amen. Iryo ryonyine ni ishimwe. Dushimire Uwiteka kuko ari mwiza, kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. No kuba wabyutse bikemera, kuba waramutse, kuba wagiye ukagaruka amahoro, kuba utekanye,
nubwo bwose wagize intambara, nubwo bwose washonje, nubwo bwose wakennye, nubwo bwose wagiye guhaha nturonke, nubwo bwose warwaye, ariko Uwiteka ni mwiza kandi azahora ari mwiza ibihe byose. Niyo mpamvu akwiriye gushima. Kambahe témoignage ntoya, ubuhamya butoya. Abantu bagiye bansaba ngo jya uduha ubuhamya bwawe. Sinzi niba nzicara nkahera nkaburambura, ariko nzajya ngenda baho gake kugeza igihe bwose mubwumvise. Kera tukiri abana iwacu mu rugo, ntabwo twari abantu bafite ibintu byinshi bakeneye mu buzima. Twari abantu bafite ibintu bike bishoboka, ariko tunyuzwe. Uyu munsi cyangwa se muri iyi minsi ishize nibwo nahoze nibuka ubwo buzima bwo kubaho ufite ibintu bike cyane bishoboka, warangiza ukabaho ubuzima bwo gushima Imana, aho kugira ngo ubeho ubuzima bwo gusaba ngo Mana wampaye wanyubakiye, Mana wampaye ibyo kurya, wankoreye stoke, wampaye imyenda yo kwambara. Ibyo bintu rimwe na rimwe ukabyirengagiza ugashima Imana kandi ibyo bintu utabifite. Nicyo kintu nshaka ko twiga, ko ibyo bintu nabitekerejeho nsanga byangiriye umumaro cyane ukomeye. Nsanga n'ibyo mfite ubu byavuye mu mashimwe nashimye Imana igihe ntari mbifite. Naje gusanga akajipo mfite ko kwambara uyu munsi, agakanzu mfite ko kwambara uyu munsi, agakweto mfite ko kwambara, ibyo kurya mbasha kubona byavuye mu mashimwe nashimye Imana igihe ntari mfite akajipo, ntari mfite agakweto, ntari mfite n'ibyo kurya bihagije. Gusa ndashima Imana ko itigeze ibinyima completely, ntiyankoreye stock ariko yaranga buri munsi ku wundi. Haleluya. Ubuhamya nashaka kubaha rero, icyo gihe kera tukiri bato twabaga ahantu iwacu mu rugo nyine. Inzu twabagamo yari inzu mbi pe, reka mbyite gutyo, mbi, isa nabi, itubatse neza, nyine mbi pe. Reka mbashe kwibashushanyiriza kugira ngo muyumve. Inzu itagira sima, y'ibitaka hasi. Hari abantu n'ubu bazirimo. Inzu itagira plafond. Ni ukuvuga ngo nawe wimagine inzu bamo idafite plafond, wumva ukuntu hejuru haba hameze. Itarimo ibintu byangombwa bikenewe pe, bitarimo. Iyo nzu twayibamo turi benshi, umuryango wacu twari benshi pe, kuko iwacu twebwe umuntu wumvaga akeneye kuza kuba mu rugo yarazaga, tutitaye ngo aturutse he, apfa kuba ashaka kuza kuba mu rugo yarazaga pe, tukabana. Atari uko dufite ibintu byinshi, atari uko dufite ahantu henshi ho kuba, uko twarara kose twarabanaga. Hanyuma iyo nzu uko twayibagamo twese, nyine urumva twari dukijijwe dusenga, tukagira mama akunda gusenga. Noneho iyo nzu urumva ukuntu imeze, inzu idakinze neza, ibintu biri ahantu hamwe harimo imyenge, imbeba zose zo muri quartier zabagaho. Hari igihe zakoraniraga mu nzu y'iwacu, atari uko harimo ibyo kurya imbeba ziri burya, ahubwo nyine ari uko ariho zabonye ziri buruhukira hari. Hanyuma waba uryamye gutya ukajya kumva imbeba iciye hejuru gutya ahantu nyine hatari parafo, ibitaka bikakumanukiraho. Noneho mama agakunda gusenga, akajya abyuka nijoro nka 9:00 gutyo agasenga. Noneho njyewe nari umwana, nzi yuko umuntu yagiye gusenga asaba Imana ibintu byose akeneye. Urumva nkumva mama niba agiye gusenga agomba gusenga, agasenga Imana ikatwubakira inzu, Imana ikaduha ibiryo, Imana ikaduha imyenda. Uri kumva, nkumva ari byo bintu mama agomba gusengera.
nari mfite na mukuru wanjye nyine mukuru twaririmbanaga muri korali, nawe yakundaga kubyuka izo saha agasenga. None ngategereza ko bari busengera ibyo bintu, ngategereza ko bari bugenda imbere y'Imana bakarira bakavuza induru bakavuga Mana duhinze, Mana gira gutya, Mana gira gutya, Mana gira gutya. Nkatega amatwi rero amasengesho yabo. Mama agatangira isengesho, yatangiraga nka 9:00 agasoza nka 11:00 butangiye gucya agiye muri niba turi. Ayo masaha yose akayamara ari gusenga, ntarumva ataka avugiza induru abwira Imana ibibazo byacu dufite mu nzu. Agasenga agashima Imana, agashima Imana, agashima Imana, agashima Imana, nkumva ari gusenga nk'umuntu nyine wagezeyo, nk'umuntu wishimye, nk'umuntu ufite ibintu byose akeneye. Kandi ngiye numva yakabaye asengera ibintu mbona nyine dukeneye mu buzima. Na mukuru wanjye akabuko, we noneho yajyaga abyuka agasenga, agasengera abantu biganye, agasengera abantu duturanye, agasengera yagera noneho muri korali, agasengera komite ya korali, buri muntu wese amuvuga izina n'ibyifuzo uwo muntu azi afite. Agasengera ijwi rya mbere, agasengera ijwi rya kabiri, agasengera ijwi rya gatatu, agasengera abantu. Ngategereza ko azabwira Imana ko inzu yacu isa nabi, ngaheba. We gusa agasengera abandi, mama nawe agasenga ashima Imana. Ibyo bintu bagenda babidutoza gushima Imana, ugashima Imana ko yaguhaye ubuzima, ugashima Imana ko waramutse, ugashima Imana ko watekanye. Nubwo bwose ufite ibibazo, ariko ukiga mbere na mbere gushima Imana. Ibyo bintu byatumye tugira imitima inyuzwe, tunyurwa n'ubwo buzima, tunyurwa n'uko kuntu tubayeho, tukajya twumva turanyuzwe, tukamera nk'abantu nyine bafite ibyo bakeneye byose, kubera ko ntitwabonye ko mama ahangayitse, ntitwabonye ko mbese ntibiduhangayikishije. Twebwe iki turaje ishinga ni ugushima Imana. Ibyo bintu impamvu nje kubibasangiza ni uko byantunze, byarantunze, byanatumye njyewe nkanjye nishyira ku ruhande ndiyibagirwa, ahubwo mbaho ubuzima bwo gushima Imana. Hari ukuntu abakobwa bakunda kumbwira ngo tubwire, utwigishe ukuntu umukobwa ashobora kwifata akitwara neza, akiyubaha kugeza yubatse urugo. Ariko reka mbabwize ukuri, icyo kintu cyo kumva nshimye Imana nkagira umutima unyuzwe kiri mu bintu byamfashije kwiyubaha ndi umukobwa no kwitwararika kugeza nubatse urugo. Kuko nta muntu wabashaga kuza kunshukisha ibyo afite, kuko numvaga nta kintu mbuze mu buzima. Ubu nibwo mbitekereza nkavuga kuziko nari mbayeho nabi. Nabaga muri iriya nzu sinantekereza. Noneho ahantu twari dutuye hari hafi y'aho twiga. Urumva abana baturanye n'ikigo, abana benshi twiganaga bazaga mu rugo, ariko kumva nta n'ipfunwe. Uzi ko ubu ngubu hari abana b'abakobwa ushobora kutagera iwabo kubera ko aba yumva afite ipfunwe z'ukuntu iwabo hameze. Uko ni ukutagira umutima unyuzwe. Ariko imitima twari dufite iwacu yo kunyurwa yatumaga abana bose baza mu rugo, ntibigire ikintu bitubwira, ntitwikange, ntiduhangayike, tukumva turatekanye, imbeba zikabaha karibu, nta kibazo. Tugasangira ibyo dufite ku isiniya, tukumva turatekanye pe, tukagira imitima inyuzwe. Akenshi ufite gashaje, ntumva ukakamesa, ukakanika, ukagategereza, ukakambara, ukagenda usa neza ukagenda usa neza. Umutima wawe ushima Imana. Naho iyo uhora umutima wawe utura Imana ibibazo, iyo ibyo bibazo bidahise bikemuka mu gihe wumva ubishakamo, utangira gucutuyira twapanyapanya ko wumva ko utanyuzwe n'ukuri cyangwa se nuko umeze ako kanya. Ariko iyo ufite umutima ushimira Imana icyo yakoze n'icyo izakora, apana gushimira Imana ibyo yakoze gusa cyangwa se ko hari icyabaye, ugashimira Imana n'ibyo izakora, ugashimira Imana ko wabyutse, ugashimira Imana ko wahumetse, ugashimira Imana ko
utari mu bitaro, ugashimira Imana ko niyo waba uri mu bitaro ariko urimo urahumeka, uri kumva, urimo urumva, uracyabasha gutekereza. Twige gushima Imana. Ntabwo ibi bintu nari kubyihererana, nagombaga kuza nkabibabwira ngo nimuze dushime Uwiteka kuko ari mwiza, kandi koko ni mwiza pe, ni mwiza pe, ndamubatuye, ni mwiza, ni mwiza. Yankuyeho aho muzagenda muhumva gake, hanyuma nawe ugire kwizera ko aho uzahava, ariko uko kwizera kujyane n'umutima unyuzwe ushima Imana. Byari ibyo by'uyu munsi, byari ibyo by'aka kanya, gushimira Imana ko ari nziza kandi ko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Imana ibahe umugisha rero ko mwaje nanone. Icyo nizera ntashidikanya ni uko aka kanya atari imfabusa. Ntabwo ari imfabusa. Mu bwami bw'Imana hari umuntu umwe cyangwa babiri cyangwa batatu Imana iri busurire muri aya magambo, ikabaha umutima unyuzwe ushima Imana. Imana rero ibahe umugisha. Imana iguhe umugisha ko waje, Imana iguhe umugisha ko wumvise. Nawe ubutaha mukomeze mubane natwe, turabakunda cyane kandi namwe tuzi ko mudukunda, ariko Kristo arabakunda cyane natwe aradukunda cyane kurusha uko twaba twikunda cyangwa se uko dukundana. Murakoze rero, nawe ubutaha. Bye.